ariko se mu by'ukuri nicyo ushaka ko nkubwira kirenze ku byo mama wawe yakubwiye fiye? Mama wawe ameze neza. Nyine nshaka menya ukuri. Ubundi narabyumvaga ko atameze neza. Nubwo nyine yiyoberanyaga kuko yahise yumva atarafite telefone. Babara nifitiye ibintu byinshi byo gukora kandi uyu munsi mfite inama. Rero ntabwo nakomeza kukubwira ibintu bimwe rwose. Nta cyabaye, humura mama wawe ameze neza. Ariko Maro, nukuvuga ko nkiri umwana. Birabona ntazi mama. Ngo menye gutandukanya igihe ameze neza n'igihe atameze neza. Ndabizi uramuzi. None se urashaka ko nkubeshya ibintu bidahari? Oya, ahubwo wembesha ko nta kintu cyabaye kandi cyabaye. None se kuki wahise ujya muri biro yawe ukifungirana kandi udasanzwe ubikora? Keretse hari icyo ushaka kumisha wowe na mama. Fiye, muri byose njye na mama wawe tukwifuriza kwiga. Ariko ubanza muzi ko nkiri umwana koko Maro, narakuze nubwo ntararangiza amasomo. Rero njye nimutambwira ikibazo gihari ndakora ibitabashimishije wowe na mama ubwo utakinyizera. Fiye, genda subira mu byo wari urimo. Mfite akazi kenshi uyu munsi kandi uturisha umutima. Anko, wanze kumbwira ikibazo mama afite? Fiye, wumvisha ibyo nakubwiye? Ndamukunda